izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu kuri uyu murongo nyogezabutumwa Kristo Yezu nakuzwe. Turabashuje mwese aho muherereye ku mpande zitandukanye z'isi, buri muntu mu izina rye turakubwira tuti komera kandi Nyagasani muri kumwe namwe. Turi ku cyumweru tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11. Turi kugenda twerekeza ku mpera z'umwaka wa liturujia, none rero tuje kongera gusangira ibyiza by'Imana. Ibyiza by'Imana, gusangira ijambo ry'Imana ni nko gutumirwa. Twabyita iki? Twabigeranya n'iki? Mwari mwabona yenda abantu bageze mu mahoteli akomeye, mujya mwumva ahantu hakomeye hashoboka, birarenze gusangira ibyiza by'Imana. Niyo mpamvu turakubwira tuti wowe urahirwa washoboye kumenya rino shuri twinjiyemo, urahirwa wowe urigeza no ku bandi ukabatumira, ntiwihererane ibyiza, ugasangiza abandi ibyiza Imana nawe yakugeneye. Reka rero tubanze tubwiye Nyagasani, tumusabe imbabazi kugira ngo umugisha yatugeneye kuri kino cyumweru utugereho kandi natwe umutima wacu dukeye. Nyagasani utubabarire kuko twagucumayeho kenshi, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ariko tuzi ko urukundo rwawe n'impuhwe byawe bidora witeka. Komeza utugenderere kandi udukize, utubabarire Nyagasani Yezu, amen. Muvandimwe, ijambo ry'Imana tugiye gutega amatwi kuri uyu munsi turarisanga mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 32. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be ibyerekeye amaza ye ati, muri iyo minsi kandi nyuma y'icyorezo izuba rizacura umwijima, ukwezi nikuzamurika, inyenyeri zizahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha bukomeye n'ikuzo ryinshi. Ubwo rero azohereza abamarayika mu mpande enye z'isi, aho isi yerera kugera ku mpera y'ijuru, maze akoranye intore ze. Nimugereranye muhereye ku giti cy'umutini maze mwumve. Iyo amashami yacyo amaze gutoha akameraho amababi, mumenyeraho ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi, ndetse ko ageze ku miryango yanyu. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizahita ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira. Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru, habe ndetse na Mwana, bizwi n'Imana Data wenyine. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Muvandimwe nshuti, Ivanjiri ya Mariko tumaze kumva, abantu bakunda kwigereranya n'ibyahishuwe kuko iri kuvuga ibihe bya nyuma. Natangiye mbabwira ngo ku cyumweru tuzaba tugeze ku cyumweru cya 34 ku munsi mukuru w'iki wa Kristo Umwami. Bivuze iki? Uyu mwaka wa liturujia Kiliziya iba yarawupanze neza ku buryo amasomo aza mu byumweru bya nyuma aba yongera kutwibutsa n'iki ko umukristo ari mu rugendo, akamwibutsa nawe ibihe bye bya nyuma. Iyi Ivanjiri rero ibyavugiwemo bishobora kumera, bamwe babifata nk'ibiteye ubwoba, ibyo mu ijuru bikomeye bizahananuka, iki byose ukumva ufite ubwoba, ariko harimo n'amagambo y'icyizere, harimo amagambo ashobora kukumara agahinda, harimo amagambo ashobora kukomora, harimo amagambo ashobora kuguhumuriza. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azagira gute? Ntabwo azashira. Nibyo tugira ngo tuganireho. Abumva ijambo ry'Imana bakazirikana, abo nibo barokoka. Mu yandi magambo, niba Yezu ari ngo ijuru n'isi ibyo byose bizashira, ariko amagambo ye, niba warashyinguye amagambo ye muri wowe mu mutima wawe, ukabikamo amagambo y'uyakurikiza, nawe ntabwo uzashira. Muvandimwe, kuba Yezu avuze biriya bimenyetso byose,
ngo ukwezi kutongera gucana, inyenyeri zananuka, izuba ryazima rikijima. Ibyo byose ntabwo ari panike. Icyo bita panike ni iyo bavuze ngo umuntu yapanitse, ntabwo ari iterabwoba, ahubwo umukristo agombye guhora ari maso, agomba guhora ari maso. Nta kindi nanone iri somo riri kutwereka kuba maso. Ntabwo ari ukuzohora amaso gutya, ahubwo ni uguhora buri gihe uvuga uti umunota wa nyuma, none ejo byaba ejo, none byaba ejo, none byaba nijoro. Nigeze mbabwira ni iyo umuntu uryamye uba uzi ko buri buke se? Reka da, iyo ugiye mu rugendo, hari umuntu wajya gutwigisha atubwira ati rero mwabahungu mwe, ati nimujya mugenda muzajye musiga mushashe n'uburiri bwanyu. Ati kuko ushobora kugenda hariya ugahura na agisida, imodoka ikakwasa bikarangira, baza bagasanga kwa kundi umuntu yitabye Imana, baje mu cyumba cye bagasanga imyenda imwe wari wajugunye hariya, ibindi wajugunye hariya, kwa kundi umuntu agira nk'icyumba cye akakisanzuramo uko ashaka. Ariko ntuzi ko hari umunsi icyo cyumba bazakinjiramo bakakigiramo ijambo, we nta jambo gifite, we birya amaso neza byose akuka ntaho. Yatubwiraga rero ati mujye muhora mutunganyije icyumba cyanyu, nimukajye muvuga ngo kugifunga birahagije, hari n'igihe ingufuri bazayica yenda utahari kubera ko byakurangiriyeho. Guhora witeguye. Niba ugiye mu rugendo rero ujye ugenda uzigenda ko udashobora kugaruka. Urumva? Niba uryamye nijoro, ugiye kuryama nijoro, ujye uryama uvuga uti ntawamenya hari igihe nagira gute, hari igihe ntaramuka. Ndetse ni hari abantu benshi bavuga ngo muri ijoro mujya mwumva amatangazo. Hari n'undi muntu wajya kutubwira ati rero padiri, nujya usoma misa ujye uyisoma nka ya yindi wasomye ya mbere yitwa iy'umuganura. Misa y'umuganura iyo uyisomye nyine abapadiri bahita babyumva vuba. Ni misa ya mbere nyine, misa ya mbere se ugira ngo n'isazi nubwo yakugwaho ugira ngo wayumva? Reka da, misa ya mbere nyine uba uri mu ijuru. None akatubwira ati nimuzagira igishuko cy'uko ugenda ukura ugira imyaka myinshi usoma misa nyinshi, ukaba wagira igishuko nk'aba bakristo nabo tubyumvikane. Umunsi wagiye mu misa bwa mbere nuko ugenda ujya mu misa, hari igihe ushobora kugira igishuko cy'uko ujya mu misa nyinshi, ukaba noneho bitewe ko hari ibice bimwe bya misa ari bimwe dusubiramo, ukaba avuga ngo mu mutima kurangara, intege nke za muntu bikaba ukaba warangara. Ibyo nawe yavuga ati uko usomye misa ntuzigere urangara, ujye usoma nk'aho ariyo ya nyuma. Uyisome nka ya yindi y'umuganura wasomye mbere, ariko kandi ujye utekereza ko yenda ariyo mahirwe ya nyuma Nyagasani agwaye ko ejo nta misa uri busome. Tekereza bambwiye bati padiri misa ejo uri busome niyo ya nyuma, nabigenza gute? Nubwo wantera urushyi ubanza ntarumenye, kuko urumva nyine ari uko naba nyifata. Ibyo rero Yezu bino bimenyetso yatubwiye ngo nta muntu uzi igihe. Bavandimwe, ndagira ngo iyi ngingo twongere tuyice akarongo. Maze iminsi ivanjiri ivuga ku bihe bya nyuma tuzirimo, ariko hanze ndagira ngo mbabwire, ejo nahuye n'umuntu mu mujyi hano i Roma, bari abasore babiri banditseho bafite baje ka kantu ko batwara, bitwa ngo ni kiliziya yo mu bihe bya nyuma, la chiesa dei ultimi tempi, mu Gitaliyani niko bivuga, niko bari banditseho. Barambwiriza, ariko ndababwira nese mumeze mute, nari mvuye ku ishuri, ntabwo nari nambaye gutya kugira ngo yenda batahita bamenya, yenda bari kubimenya. Hanyuma ndababwira ati ese ni mu bihe bya nyuma? Ngo turi mu bihe bya nyuma. Handitseho ngo kiliziya yo mu bihe bya nyuma. Nese mubizi neza igihe bizashira? Ati ibihe turimo ni ibya nyuma. Nese mwabasore mwe ko mbona mufite imyaka 20 na igihe cyose isi yabereyeho, ubu ibihe bya nyuma bibaye igihe ku gihe cyanyu? Ati turi mu bihe bya nyuma wa mugabo we. Ati ahubwo turagutumiye ku cyumweru uzaze dusengane, bankuriramo akantu barakama ngo nzaje guterana nabo. Ariko kugira ngo nabe mbahe amahoro, kuko nabo n'abana b'Imana kandi bemerewe kuvuga, nabwo ndi rwose nimbona akanya nzaza numva ibyanyu ibyo muri kumbwira. Ariko icyo nashaka gucaho umurongo, imvugo zikunda kuvuga ngo ibihe bya nyuma. Yezu bwe yavuze ati ntaba bamarayika aba mwana ntawe ubizi keretse data wenyine. None se bizaze kuvuga iki? Kuki se hari undi muntu none ushaka kuvuga ko abizi? Sinzi niba iryo jambo muryumva. Kuki hari undi muntu ushaka kutwereka ko turi mu bihe bya nyuma?
kandi uzasanga bitewe n'ibibazo n'isi turimo uyu munsi, ubukungu bwarahungabanye, intambara zubatse hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyo byose hari n'igihe abantu babireba bakavuga ngo nyamara turi mu bihe bya nyuma. ariko iryo jambo ryo kuvuga ngo ni mu bihe bya nyuma ni muriharire Imana data yonyine. ahubwo icyo umukristo agomba, we wagombye kwigisha cyangwa kubwira abandi guhora ari maso, ariko ntukitwaze ngo turi mu bihe bya nyuma ngo abantu nibitegura, bavuge ngo nibitegure kada. twababwiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri ko abantu bariye ibyabo bamwe bazi ko byarangiye. hari n'abantu nigeze kumva ngo nabo batwaye Bugande barabatwika. hari n'abandi numvise ni muri Kenya abantu bagiye bababwira ngo bisongeshe bagapfa bitewe n'inzara ngo bari mu gisibo cy'ibihe bya nyuma. reka da, Yezu yatubwiye ngo data yonyine niwe ubizi. umukristo cyakora ku bw'ivanjiri ntugomba guterwa ubwoba na biriya bimenyetso byavuzwe n'ivanjiri, ahubwo wowe ugomba kuba uri maso. Yezu rero yatanze urugero rw'igiti cy'umutini ngo iyo kirabye kikaba igiti cy'umutini gitangiye amababi akaba icyatsi bikagira gute, ngo tumenye ko kigiye kwera. yenda twavuze igiti cy'umutini tukireke bitewe ko ari mu muco wacu twebwe bari kuvuga ikinyarwanda cyangwa se Burundi cyangwa se n'undi muntu wumva ikinyarwanda. ariko iyo igiti kigiye kwera se nimubimenya, yaba igiti cy'iperi yaba igiti icyo ari cyo cy'imbuto cyaraba mukabona imbuto bikajya gute, ukavuga uti kigiye kwera. Yezu abivuga arashaka kutwereka iki? nuko ngo tugomba kumenya icyo bita le discernement des signes du temps, kumenya gushishoza ibimenyetso by'ibihe. burya ibihe bihora bisimburana iteka, ariko ibihe biha ibindi, gusa ibihe ntabwo ari bimwe. ibihe ntabwo ari bimwe. kwitegereza isi uko ibayeho ukavuga uti iyi si uko ibayeho gutya, ni gute nabaho nogeye Nyagasani? ese ni iki ibi bintu biri kuba? ni iki Imana iri kutubwira? kuko ibintu byinshi Imana ivugira no mu mateka y'abantu. ibyo turi kubona imbere yacu, ibyo bibazo nahoze mvuga, birishushanya iki? ibyo byose rero bikatuma biduhamagara kugira gute, kwa kuri nababwiye, kubaho buri gihe uri maso, cyane cyane mu bihe bikomeye. Mutagatifu Agusitini muvandimwe agerageza gusobanura ivanjiri avuga ati ibi bimenyetso twumvise mu ivanjiri nta kindi bigamije uretse kwerekana ubuzima bw'ibihe by'umukristo muri we. ibihe by'ubuzima bw'umukristo muri we, atareba ibyo bihe bya nyuma bavuze, ibyo bimenyetso ivanjiri yavuze, ahubwo akerekana uburyo ki buri mukristo ngo agomba gutekereza icyo bita icyo azasubiza imbere y'Imana. muhore mwiteguye gutanga igisubizo umuntu uzabaza ibyo kwemera kwanyu. ariko none Nyagasani nagaruka, umukristo bino bihe twasomewe bigomba kugutuma utekereza ngo Nyagasani naza nzaranda konte, nzavuga iki, nzasubiza iki? mu bukristo yangeneye, mu buzima yangeneye, mu ngabire yansigiye yampaye, nzasubiza iki mu buzima bwanjye bwa roho? nicyo utiriwe urangazwa na biriya bimenyetso gusa, ahubwo wowe ukavuga uti njyewe numva mpagaze neza, Yezu yaje ejo bundi, nta kibazo mfite, niteguye kuvuga ni karame mubyeyi, dore ndahari kandi nagerageje gukora ugushaka kwawe. ivanjiri ya none rero muvandimwe, tugana ku musozo, iraduhamagarira iki? iratwereka cyangwa se iratwigisha mbere na mbere kuba maso, icyo bita la vigilance. icya kabiri twigiramo ikintu bita l'espérance, kwizera. nababwiye ko ukwizera kurarema, ukwizera kuratsindagiza, ukwizera kuratutunze. uko kuba maso rero nibyo nahoze mvuga haruguru, kubaho buri munsi ukabaho nk'uko ari umunsi wa nyuma wawe. ubayeho gutyo, nkeka ko njyewe no muri mwe mumbabare kubatekerereza, umuntu abaye azi ko umunsi wa nyuma, yenda Imana nicyo yaduhishe, buri muntu iyo aza kubwirwa umunsi wa nyuma byari kugenda gute? ko biri kose yenda hari n'abantu bari gucumura, babona umunsi wegereje bakajya muri penitensiya bakihana bakitunganya. burya hari igihe tuvuga ngo dusabe inema yo gupfa neza. wari wabona nk'umuntu wawe yajya kwaka yatabaruka, nibyo gupfa twese tuzapfa, niyo nzira tugana nk'abakristo, niyo nzira tuzanyuramo kugira ngo tujye ku Mana.
ariko wari wabona nk'umuntu wawe yitaba Imana amaze kwaka penetensi ukuntu nubwo wabuze umuntu ariko muri wowe ugira gute uba wumva hari ibyishimo ufite uvuga ati nibura yari yiyejeje yari yitunganyije imbere y'Imana rwose ariko nanone uzarebe nk'umuntu wawe kumva ngo yaguye yenda ya accident yamuhitanye ntabwo yerukanaga no gusenga hari akantu mu mutima kaba kugira gute wumva kare kukujomba. Niyo mpamvu rero umukristo agomba kubaho iteka uwo munsi ukawubamo nibyo usingiza Imana kandi ukawubamo wumva ko ari nka umunsi w'iki wanyuma w'ubuzima bwawe. Ikindi nk'uko nari mbivuze ni ukwizera. Nubwo duhura n'inzitizi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibibazo ni byinshi sibyo, sinzi niba hari umuntu unkurikira udafite akabazo na kamwe babajene nta kabazo simbizi, sinkwifuriza ikibazo, ariko niba utanagifite Imana ishimwe, nanjye nshimye Imana kubera ko nta kibazo ufite. Ariko ibibazo turabigendana, bamwe dufite ibibazo rero nubwo bihari bitwugarije bitandukanye, sinshaka kurondora ibibazo abantu bashobora kugira, buri muntu ariyizi, buri muntu wireba ibibazo byawe, ariko Nyagasani arahari kandi Nyagasani azaza. Uriya munsi yavuze ngo azaza, nkuko tubivuga mu ndangakwemera ngo azaza gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma y'izahora witeka. Nyagasani rero niba azaza wigira ubwoba. Nyagasani niba azaza rero ugomba kwigiramo iki? Azaza gutsinda icyitwa urupfu cyose, atsinde n'icyitwa icyaha cyose, atsinde n'iyo mizigo n'iyo mitwaro igushikamiye yose. Icyo gihe rero niba azaza muri ubwo buryo turi kukwigisha, niyo ugomba kwigiramo icyo bita ukwizera. Utizeye ibyo biguhungabanya, ibyo bituvangavanga duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, byatuma ucika intege, gukomeza inzira bikaba birakunaniye. Ugomba kwigiramo kwezera. Ukwizera niko kurema, niko gutuma utwaza, ugatwaza, bityo ugatwaza mu kwemera. Ukwemera kwawe kukagoma ari solide gukomeye, hagira ikigukubitaho, ikigeragezo, icyago, ikibazo kigasangura gukomeye nk'ibuye mu kwemera. Ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Singizwa Nyagasani Imana yacu, wongeye kutwibutsa ko hari umunsi wa nyuma. Watubwiye ibimenyetso bitagomba kuduhamura, bitagomba kudukura umutima nk'abemera. Twe turizera ko twagwisemo kandi uturwanaho, uzaza kutwakira mu ngoma yawe. Duhe imbaraga zo guhora turi maso, uduhe imbaraga zo guhora tudacika intege, uduhe imbaraga zo kwizera, bityo dukomere mu kwemera. Nuza usasange koko dukereye kwakira no kwakirwa mu bana bawe ku bwa Kristo umwami wacu. Umugisha udukurikira wese, umugisha abantu bose muri rusange, umugisha abawukeneye mu bibazo bitandukanye bibugarije muri iyi si, ubahe kugukomeraho, ubahe kwihangana, ubahe kukwizirikaho, kandi ijambo ryawe ryongere ribareme, wowe ugategeka iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique Mundere, i Roma. Mwese mbifurije icyumweru cyiza. Nyagasani akomeze ature mu mitima yanyu.